Nshuti bakunzi ba The ITV ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Jewe ndi Mary Murerwa ndi kumwe na Yusto hanyurwa kuri kamera. Hanyuma nanone uyu munsi twagarutse muri studio turi kumwe n'umutumirwa. Ariko mbere yuko tuvuga byinshi ndagira ngo muhe umwanya banza twibwire hanyuma ndagaruka mbabwira icyo tugiye kuganiraho uno munsi ntimucikwe. Murakoze Murerwa. Nanjye nitwa Murayire abandi umunyarwanda tuye hano muri Arizona. Nishimiye kuba umutumirwa uyu munsi kuri ITV. Aha, mwamwumvise rero Murayire ntabwo tubwiye ariko irindi zina ryawe. Ewe, urayese ugize ngo amazina menshi arakenewe muri iki gihe. Mu byo nigiye muri Rwanda Day nuko hari izina. Kandi izina rimwe riba rihagije. Ndumva iryo ryaba rihagije murakoze. Ubwo abantu mushaka kumenya irindi zina rya Murayire muzamushake ribabwira. Hanyuma rero nkuko mubyumvise uko yarabikomojeho gatoya numwe mu banyarwanda bitabiriye igikorwa cya Rwanda Day twavuyemo muri weekend ishize. Nawe akaba yaritabiriye yaraturutse muri Arizona nkuko abibabwiye tuye hano muri Arizona. Uyu munsi rero twamutumiye arabitwemerera kugira ngo tuganire kuri kiriya gikorwa kuntu cyagenze. Muri make tugiye kuganira Rwanda Day mu mboni y'umuturage y'umunyarwanda cyangwa se mu mboni y'umunyarwanda utuye muri Arizona. Aha mwabyumvise ibyo tuganiraho rero. Reka none tuguhe ikaze kuri The ITV hanyuma ntangira nkubaza nti Murayire nk'umunyarwanda utuye muri Arizona ariko witabiriye Rwanda Day muri Maryland, Washington DC. Wabonye tubwireho muri make n'iki wabonye nk'umuntu wari witabiriye kiriya gikorwa n'iki wabonye noneho duheraho ngaho dukomeza tugenda uko ikiganiro cyacu kigenda kijya imbere. Murakoze Murerwa. Mu by'ukuri nabonye byinshi. Mugani wo abasaza bavuga ngo naragenze narabonye. Na channel yanyu yitwa The ITV. Ndatekereza yuko ahari igitekerezo cy'izina ya channel yanyu nuguhereza umwanya abantu bakavuga ibyo babonye Kimwe muri ibyo cyangwa se ya nk'uko. Muri rusange navuga ko Rwanda Day uburyo nayibonyemo nayishyira nko mu byiciro bitanu. Icyambere twavuga ku bijyanye na organisation, imitegurire mbere yo kugerayo mbese byari bimeze gute. Icya kabiri navuga mu byo nabashije kubona ibijyanye n'ubwitabire kw'abantu bayitabiriye. Obviously hari hashize igihe kinini itaba. Akenshi rero iyo ikintu kimaze igihe kitaba uba we expecting ibintu bibiri. Either nuko abantu bashobora kuba barasinziriye bakabyibagirwa bikabashiramo cyangwa se abantu bakaba babikumbuye bakayitabira ari benshi cyane. So ibyo byombi kimwe mu byanjyanye nacyo cyari kirimo kujya kureba ese iki gikorwa ngaruka mwaka cyagendaga kiba hirya no hino nyuma yuko gikomwa mu nkokora na COVID imyaka ine karindwi ishira kitaba aho kiracyari mu mitima y'abanyarwanda. Icyo nacyo ni cyari igipimo cyiza cyo kuvuga ngo mbese iki gikorwa abanyarwanda bacyumva gute bacyakira gute. Ikindi cya gatatu navugaho ikijyanye n'ibiganiro byari byateguwe byavugiwe aho ngaho. Ikindi cya kane ni ubusabane uko abantu bongeye guhura bagahuza. Icya gatanu wenda navugaho ni ikijyanye n'amasomo umuntu ashobora kwigiramo. Numva ari nk'ibyo wenda navugaho mu binyemereye murakoze. Tudatinze rero turagira ngo noneho ibyo bintu izo ni mu itangazamakuru nitwe tujya tuvuga ngo ingingo z'ingenzi. So izo zari ingingo nyamukuru cyangwa se ingingo z'ingenzi ugiye kutubwiraho byari bimeze gute noneho zituramburire. Abanyarwandakazi ansabye kurambura ingingo ariko ni ikiganiro muri rusange ndatekereza yuko nawe uratangaho kubibona ko nawe wari uhari right. Reka mpere ku bijyanye n'imyiteguro organization mbere y'ukugerayo.
biragaragara ko registration yari online. Abantu muri rusange telefone yawe yari hagije kugira ngo wemererwe kuba mu bantu bashobora kuba bajyayo. Ni ikintu nakunze cyane. Ikindi nakunze muri organisation ni uburyo bateguye aho abantu bazajya hafi y'aho ibikorwa bizabera. Ama hotel deals bakoze n'ikintu cyiza cyane, bagatanga ama details n'ahantu abantu bashobora kujya. Naragishimye n'ikibuga right abantu bari bukoreshe. Ikindi ni shows abanyarwanda nabo bateguye kuko iriya yari opportunity. Naragikunze kabisa, abantu bacanye ku maso. Kimwe mu masomo turi bwigiremo kubona abantu barenga 5,000 kuzamura. Ntabwo nabaze, sinari mfite ubwo bushobozi, ariko iyo kurikiranye Twitter y'umukuru w'igihugu bavuga ko ari over 4,000 people bararengaga, ariko mukuri bavuga ko ngo haregistarinze abantu barenga 13,000. So yari challenge nayo, ariko nibwira ko abanyarwanda nkuko impossible atari y'abanyarwanda twabyitwayemo neza, bigenda neza, nacyo naragishimye. Ikindi navugaho muri organization muri rusange, protocol yari hari, abantu ba volunteerinze, wabonaga ko boninga kabisa igikorwa bakacyumva bakagifata nk'icyabo. Urabona confidence abana b'abakobwa bari hariya, nge naribaje se abangaba bavuye Kigali. Yanibaza nise gahunda basigaye bava Kigali bayiteguye. Pourtant wapi. Ndashimira na diaspora ya Washington muri rusange, ndibaza ko aribo bari behind that y'ibyo bikorwa ko organize, ariko wasangaga abona agerageje kuvugisha muri protocol, wasanga kubwira ati ngewe mva muri state, undi mva muri yingiyi, so no ku volunteering nyine naragishimye. Ikindi nanone navuga muri organization bagiye bakora gutegura abantu benshi bangana kuriya ahantu byateguriwe. Ni ikintu cyiza cyane. Iriya room twakoreyemo yari nini ihagije, uretse ko n'ubundi abantu barayisagutse. Still hari abandi bakurikiraniye ikiganiro ku ma screen, ariko nabo twari turi kumwe, umwuka wari umwe. Ngira ngo nabo bagiye babaha ijambo bakurikiranye Rwanda Day barabibonye. Muri rusange n'abantu bari bafite amamodoka yabo babashije kubaha amatiketi ahantu ba parkinga bitabahenze. Naragikunze nacyo. Umutekano wo uhora uri hejuru. Nta mikino iwacu ntitujenjeka, hari ibintu tutajenjeka mu kandi tuzweho. Nacyo ni cyiza cyane, kandi byose mu kinyabupfura hariho kubahana. Kubera yuko turimo turakora ikiganiro, uvuze ku kantu k'umutekano cyangwa se iyo ngingo y'umutekano, nibuka ukuntu wabonaga abanyamerika bashinzwe umutekano hariya, wabonaga bafite nko ku munsi wa kabiri umukuru w'igihugu yaje hariya, wabonaga bari kuri pressure, basa n'abiteguye ko hari nk'ikintu kiri bube, ariko uko umunsi wagiye utambuka ubona bagiye barelaxa cyangwa se batuza. Ngira ngo hari umwe ngewe nabajije gutya turiho tunyuraho, mba ndamubajije ariko iki gikorwa event wayibonye gutarambwe ati twebwe twatunguwe kubona abantu bangana nkuko mwanganaga, bari benshi nkuko twari benshi, ariko batuje nta kajagari, ubona bumva, ubabwira bakumva, ukamubwira umuntu utinyura hakahanyura. Nanjye numvise nanjye binshimishije, kubera yuko ntago bari babyiteguye, bari bazi yuko hari bube nk'ikintu nyine kajagari, akavuyo abantu bakarwana n'iki byose, ariko ntago bigeze babibona. Ngaho dukomere. Urakoze cyane. Izo ni intore z'i Rwanda. Iyo abantu batojwe umudiho umwe kandi bose bagakurikira, ibintu bimeze neza. Ni bimwe mu budasa bw'abanyarwanda twihariye.
ni n'ibintu ugenda ubona iyo ukurikiranye n'aho dukora muri rusange ahangaha baravuga bati you guys you're different. Ku buryo iyo umubwiye aho muturuka mu by'ukuri ni nacyo nashimira n'umukuru w'igihugu, bimwe mu bintu yabashije kubaka izina ry'igihugu cyacu. Abanyamerika batuzi nk'abantu bari educated, bacisha make, bari ku murongo, donc batajarajara. Kubera ko obviously hari ukuntu abantu b'uruhu rwera bafite ishusho y'abantu birabura bitewe n'amateka baciyemo n'iki, rimwe na rimwe bakagerageza kubumba, ariko iyo bahuye n'abirabura batandukanye baba batunguwe cyane. So icyo rero nacyo ni ikintu cyiza twashimira abanyarwanda muri rusange n'abitabiriye iriya Rwanda Day. Muri organization navuga ko kuri njyewe hejuru ya 97% nta byera ngo de, ariko reka mpitire aho ngaho nabaha kudushapo kabisa. N'ijisho ryanjye, mu mboni y'ijisho ryanjye ibyo nabonye, birashoboka ko hari undi nawe ku ruhande ashobora kuba hari aho yahuriye n'ibindi amasareba gutandukanye, ariko njye ndi hano nkanjye ndavuga ibyo nabonye. Urakoze cyane Murayire, reka twihute none tujye ku ngingo ya kabiri n'iya gatatu n'iya kane n'iya kane dusigaje enye. Ntabwo byoroshye. Alright, reka twihute. Icya kabiri ni ubwitabire, cyo nta nubwo tugitindaho. Mu by'ukuri abantu baritabiriye cyane, baritabiriye commitment, umutima w'i Rwanda abanyarwanda bafite biragaragara ko urahari ntaho wagiye. Malgré ibihe byatambutse bitari byoroshye, ariko wabonaga abantu baturutse Canada, baturutse mu Faransa, bavuye Europe, bavuye mu Rwanda, bavuye muri Africa no mu state atandukanye, bose baje kwitabira Rwanda Day. Kandi mu by'ukuri hariho na challenges zitandukanye zatuma abantu bataza, ariko still abantu baraje. Icyo ni ikintu nashima muri rusange. Ndumva cyo nta birenze twabivuga ukiretse niba ari cyo wakongera. Oya, nanjye nta gitandukanye n'icyo cyawe kinini cyane, gusa nagira ngo mfate no mwanya nshimire abantu baturutse muri Arizona by'umwihariko, kubera yuko twaragerageje, twariyo turi, sinavuga ngo twari benshi cyane abona ushoboye kubona, ariko ntako tutagize. Nk'uko wari umaze kubivuga challenges cyangwa se ibyashoboraga gutuma abantu batitabira byari bihari byinshi cyane, ariko abashoboye kubirenga mukitabira, mwakoze igikorwa cy'ubutwari, mwakoze igikorwa kidasanzwe. Nagira ngo ufate kano kanya mbashimire nk'umunyarwanda nanjye utuye muri Arizona. Urakoze cyane. Twari tubayabaye. Icya gatatu mu by'ukuri, ese abantu bahuriye ahantu kubera iki? Ni iki gikurura abantu impande zose? Ni ibiganiro, ariko ibyo biganiro mu by'ukuri ni ibintu byagiye biba uko ibihe byagiye bitambuka. Ni nka gahunda y'umushyikirano muri rusange. Nayo ushatse bavuga ko ari umushyikirano w'abanyarwanda batari Rwanda, bari mu rundi Rwanda rwo hakurya iyi ngiyi, kuko aho turi twebwe nuko tubyemera, nuko aho umunyarwanda wese ari aba ari mu Rwanda. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi. Ushatse wanavuga ko Rwanda Day rwose nawo ni wo mushyikirano wacu. Muri rusange rero nashima ibiganiro byavugiwe hariya. Ni ibiganiro bikangurira abantu no kwibutsa aho igihugu cyabo kigeze, urugendo twatangiye nyuma y'imyaka 30 tuvuye mu icuraburindi. Mu by'ukuri wavuga ko ririya niryo tangiriro ryacu. Arakore no baririmba indirimbo ngo iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, umunsi yakiriyeho agakiza. Ariko natwe nk'abanyarwanda twavuga ko imyaka 30 ishize dutangiye urugendo. So ibiganiro rero hariya aba ari ukuvuga ngo muri uru rugendo turimo tugeze hehe, ni ibiki biri imbere, uruhare rwanjye n'uruhe, uruhare rwawe n'uruhe. Nicyo hanini cyane abayobozi bose babaje kugira ngo tuganire, twungurane ibitekerezo.
hakabamo no kumenya opportunities ziriho ku buryo niba hari ukuntu nawe washyiramo gatege ukamanuka. So ibiganiro rero muri rusange narabishimye, byari bimeze neza. Twahereye ku bintu bijyanye na healthcare system muri rusange, uburyo yubakitse, uburyo iri kugrowinga so fast, ni ibintu byiza. Ariko ikindi kintu rero ntawura kutavugaho, urareba pano yari iri hariya, navuga ko hejuru ya 60% ni abajene n'urubyiruko, kandi bari mu myanya ifata ibyemezo. Hari ikintu twari twaramenyereye nk'abanyafurika, cyangwa se let's say nta nubwo ari n'abanyafurika, ku isi muri rusange tubona ko politics igirwamo n'abantu bashesha kanguhe bakuze. Utagenda kureba iki gihugu turimo, umusaza ukiyoboye baramurandata mu by'ukuri, tuvuze neza mu yandi magambo. Ariko iki ni igitego cy'umutwe, navuga ko nk'igihugu cyacu ni ubudasa twamaze kugaragaza ku rundi rwego, aho abantu bakiri bato aribo batanga ibitekerezo byubaka igihugu, bakayobora ibiganiro. Reba nka MC, uriya mwana mutoya, mwana muto cyane, kandi yatuyoboye neza, nta gihunga, relax, nk'uko umukuru yavuze ngo relax. Relax rero, iriya mood ya relax biravuze ngo you got confidence, kandi iyo confidence nta n'ahandi ituruka, ni muri knowledge, mu bumenyi ufite. Icyo ni ikintu nashimye cyane. So sinzi niba nawe utagira icyo uvuga ku bijyanye n'ibiganiro byavugiwe hariya, icyo washimye, icyo. Well, ku bijyanye n'ibiganiro byavugiwe hariya, njyewe ikintu nakunze cyane muri biriya biganiro nuko wabonaga nk'uko wari ubivuze, ni ibiganiro byatanzwe n'abantu bakiri batoya b'abajene, ariko noneho icyari kirimo gikomeye cyane jewe nahakuye nk'umuntu ni inspiration. Inspiration mu Kinyarwanda ni gute? Okay. Barabyumva. Yeah. Inspiration, be inspiring abandi bana bakiri batoya, urubyiruko n'abakuzemo nkatwe n'abandi bigiyeho hejuru. Ariko wumvaga yuko niba abantu warebaga hariya ukavuga uri umujene, nawe ubwawe ukavuga uti nanjye hari ahantu ndashaka kuhagera, nanjye hari ahantu ndashaka kuhagera. Uriya muntu hicaye uri muvuga biri mutanga biriya biganiro, ntacyo ndusha, nanjye biriya nshobora kubikora. Ibyo ngibyo icyo bigenda bikubaka, ni iki biragenda bikubaka uwo mutima wo guharanira kugera ku bintu ubundi umuntu yakagombye kuba rimwe na rimwe umuntu atekereza yuko atageraho. Ariko ubonye umwana ungana nka kuriya, nka bariya abajene batangaga biriya biganiro, ukavuga so buriya bivuze yuko nanjye nshyizemo agatege, ejo hariya nanjye nshobora kuba nahagera, nshobora kuba nagera kuri biriya bagezeho, nshobora kuba nagera kuri biriya biganiro, nshobora kuba natanga biriya biganiro nanjye. So njyewe nakuyemo inspiration. Abari bari hariya ngira ngo benshi ndabaruta, ariko ntago byambujije nanjye kuba nagira icyanjye nikuriramo nk'umuntu. Inspiration dushobora kuvuga ko ari nko guhinduka, ni nko kugutera ishyaka. Abajyaga babibeshya ngo ni ishyari ryiza. Nta shyari ryiza ribaho, ni ishyaka. Ni ishyaka ryo gukora ibyiza. Kandi uwo ni umutima nyarwanda. Iyo ubona izi gahunda zose z'imihigo n'iki competition, nk'uko bimeze rero muri rusange, umukuru w'igihugu yabivuzeho ati ni ukurelaxinga, ni ugukora ibyo mukora nta gihunga, ariko kandi muzirikana yuko you doing the right thing, the right way, at the right speed. Mukora igikwiye mu buryo bukwiriye, ku muvuduko ukwiriye. Kubera yuko arifuza yuko tugera kure kandi twese dufatikanyije. He wants us to reach far and faster. Nicyo ni kintu njye nakuyemo nka inspiration. Birashoboka ko dufatanyije
twagera kure kandi tutagenze gakeya, twese twihuse. Icyo rero ni ikintu cy'ingenzi mu biganiro havuzwe ibintu byinshi muri rusange. Urabona n'ikindi nabonye muri rusange, kubona aho showbiz entertainment, urabona ba Bruce Melody yicaranye na Claire Kamanzi bari gutanga ibiganiro, hari impinduka iri kuza. Iyi move iriho mu by'ukuri nuko hari ibintu abantu bagenda bumva hano na hariya ku ma YouTube channel, ndabizi havuga ibintu byinshi, ariko mu kuri hari move iriho, ikigaragara gifatika. Bruce Melody twese turamuzi, inzira yaciyemo turayibona, kandi hari n'abandi bayiciyemo, ariko ntago ari bose bageze hariya. Ikiriho ni ukuvuga ngo iyo uri mu bikorwa, iyo uri mu kazi, iyo uri gukora, abantu bararecognizinga. So reka rero dukore, iryo ni ryo jambo. Reka dukore, dukanguke, dukore, dushyiremo agatege. Ikigaragara ni uko iyo washyizemo agatege, dufite ubuyobozi bwiza, babasha kubibona, barabifelinga. Urabona na za mpanga zari ziri hariya, nazo ziri mu bantu bashimishije abantu cyane, kugira iriya initiative yo gukora ibikorwa bigari nka kuriya bakiri bato. Uzi igihe babitangiriye ni kera muri Rwanda Day, ntazi zindi zabanje ngo bakiri batoya basaba ijambo, basaba ikibanza baragihabwa, bla bla bla, uko byagenze. None dore aho bageze. So biravuze ngo rero natwe twiminjiremo agafu, hari icyo twakora. Nje nawe hari icyo twakora. Nagira ngo wenda nsubireho gatoya, dusigaje ingingo imwe ngira ngo ya nyuma, sibyo? Ariko nagira ngo ngira akantu mvugaho gatoya, nari nacitswe. Hari iki watangireho izina, hari ni minister w'urubyiruko, ngira ngo niwe wavuze ku izina yaritinzeho cyane, ararisobanura cyane, bituma nibuka tugenda hari umunyamerika w'umuzungu twajyanye. Uriya muntu actually twari turi kumwe nawe, yenda ntago washoboye gukurikirana ibiganiro twarimo tugirana, ko twari turiho imbere yawe gatoya, ariko aravuga ati ndamaze se iyi Rwanda Day ninde wayigutumiyemo. Yatangiye kugira ngo ajye no gutangira kutuvugisha, yumvise ngewe nawe tuvuga ikinyarwanda, noneho atangira ati se yatangiye atubaza mutukaye mu Rwanda. Wabonye ukuntu twishimye ukuntu twishimye, ngewe nawe wagira ngo twari dusangwa tuziranye, turahoberana n'ibiki. Noneho ndamaze se utumenye gute? Ati numvise uko muvuga, numvise accent yanyu, numva muri Abanyarwanda. Okay, ibyo niba bidahagije ndakomeza ndamaze, none se ninde wagutumiye? Nawe niho ugiye? Ati yego. Ninde wagutumiye? Ati ngewe nkorana n'Abanyarwanda. Ngewe numvise ntazi ukuntu bigenze. Ukorana n'Abanyarwanda, wumvise ko ari ngombwa guhaguruka, nta umuntu wagutumiye, kuba ukorana n'Abanyarwanda ubwabyo wumvise bihagije guhaguruka uva muri Arizona ujya muri Maryland kwitabira iki gikorwa. Ati cyane. Ibyo ngibyo bigaragaza iki? Bigaragaza rya zina, bigaragaza abo turibo nk'Abanyarwanda. Akorana n'Abanyarwanda, iyo baza kumubera abana babi nkuko tujya tuvuga, iyo baza kuba atari imfura, ntago yari kuza. Yaje kubera yuko niba Abanyarwanda n'abakiriya be, hari ibyo abafasha, ariko babonamo ubupfura, babonamo ubuntu, ababonamo kuba ari abantu. Ari nacyo cyatumye yumva yuko ari ngombwa cyane yuko ahaguruka akajya kwitabira ibikorwa byabo kugira ngo arusheho kubamenya. Nagumye kuvugana nawe ahantu hose yari ahari, hose kuva aho byatangiriye kurinda dusoje, n'ubwo turacyavugana ahantu hose yari abirimo. Ni ukuvuga ngo bigaragaza iki? Bigaragaza rya zina wavugaga, bigaragaza abo turibo. Nagira ngo ako ngako nako nkakuremo mbere yuko dukomeza tujya ku ngingo ya 5. Urakoze cyane. Obviously iya 4 n'iya 5 turazifatanya, ubwo tuzigira imwe. Yari ubusabane ndetse n'amasomo twigiyemo. Ubusabane aho Abanyarwanda bari ntambeho kirazira. Ngira ngo abagiye babona n'ama videos atandukanye ku ma social medias,
abanyarwanda babyiniye rwose twaza mwajya hehe imbere ya White House you know ya abanyarwanda turizihirwa kandi ni nako kuri nibo turibo niwo mucyo kugaragaza umucyo ahantu turi a welcoming face niko twabaye niba ari ryo sindwe duhoramo iryo ni irya burundu kuzarivamo ikindi nashimye then tukiri aho ngaho ni urabona ukuntu batoza abana bacu uyu muco nyarwanda urabona ko abantu baduhaye show hariya n'abana bato impinja ziri kuzamuka you know iby'abakino naragikunze kandi nibigaragara nuko n'umukuru w'igihugu nawe yarabikunze yarongeye arabasaba ati ni mu batuzanire bongere you know kira kintu ni kiza cyane ntekereza yuko kugumana uyu muco tukiri wacu so show rero zari ziriho nkuko nabivuze ko hari abantu bacanye ku maso abantu barebye baravuga bati iyi number of people tugomba kwibyaza umusaruro hari abantu bari bateguye ibitaramo bitandukanye turetse icy'umukuru w'igihugu yari yaduteguriye kuko nacyo cyari gihari no ariko mbere yuko tujya ku munsi nyirizina wa Rwanda Day aho dusoreza mu kwidagadura mu busabane igitaramo kirimo n'abanyarwanda b'abahanzi hagati ku ruhande n'indi miss ari imbere hari ibyo bita ngo ni pre hakaba me na after party abantu rwose babikozeho Kigali baravuga ngo naho byabereye aho byabereye rero hari hahiye cyane hari ikintu abantu bashimye cyane restaurant y'abanyakenya Swahili Village barateka hari umunyarwanda kongera kumva inteko y'iwacu hari umunyarwanda Swahili Village cyane aho ndahita ngifatanya n'amasomo dukuriye kuvanamo challenging abantu ba Washington turashaka ko next time hagomba kuba hari Rwandan restaurant bantu ba Washington twe ni muza hano muri Arizona twebwe dufite restaurant y'abanyarwanda aho bibera iwacu hano irahari ntabwo ndi we marketing ariko irahari twe ni muza dufite ahantu twakira abantu bacu ukahagera ukisanga na ya nteko y'iwacu na kwa kuboko kw'iwacu you know yego n'abanyakenya bameze neza n'abaturanyi urabona ko ni East Africa ariko by'umwihariko turashaka ko amafaranga yose y'abanyarwanda aguma i Rwanda tugira akabyiniro k'i Rwanda why not tutagira na hotels yes icyo ni ikintu cyo kwigiramo muri Washington DC sure why not uriya munyakenya ubu deja afite restaurant ebyiri hari hariya hari n'ahandi you know nawe wagira icyo uvuga ndiho mvuga wowe wowe nkawe waruvuze ngo challenge ugiye kwiha abantu bo muri Washington DC Maryland area DMV nyine hari aho bibera ariko ndavuga nti wowe nawe nk'umunyarwanda ko wamaze kubona ikibazo gihari wagishakiye igisubizo murerwa icyo n'undi niyo mpamvu tugishyize ahangaha dushyize hamwe rero nk'abanyarwanda hoteli twayigira twayiraninga reka biri mu masomo twigiyemo kubera ko niki tutageraho se nta na kimwe ntekereza yuko hari organisation uko tuba tugiye dukora muri ni gute twakora igikorwa aho buri wese azana shares ye akabasha kugira ikintu ageraho that's number 1 number 2 mu byo twigiye hariya hari uburyo bw'amafaranga tugenda dutanga muri contribution tujyana mu Rwanda hano hiya duhererekanya you know kuki tutagira a Rwandan platform ariko icyo ngira ngo baranaye hari umuntu
exactly yeah kandi hano muri Amerika dufite abantu bize software engineering so gukora platform birashoboka cyane so iyo nayo is another challenge nicyo twihaye mu masomo dukwiriye kuvanamo ikindi reka tunakanguke turebe see for instance Chinese restaurant they are everywhere aho ugiye hose ntabwo wabura Chinese restaurant abanyarwanda gute twebwe tutagira imwe ebyiri eshatu birashoboka n'izindi serivisi zose zitandukanye massage iki kimwe mu bintu nabaye so disappointed ni nahangaha ni massage services zirahenze ariko nano ziranaciriritse ntago zifatika abanyarwanda ni mukanguke abari muri diaspora please find us something like that mu buryo bwacu Rwandan way murayire Rwanda Day yarayitabiriye murumva yuko mu by'ukuri ibintu ni byinshi wamugana ibyo yabonyeyo ariko hari n'abandi bantu bayitabiriye bashaka kuba nabo barabonye kandi binatandukanye actually nibyo wabonye cyangwa se nibyo jewe nabonye kubera yuko wamugani buri muntu ijisho rye rireba ukwe nta ureba nk'undi uko yarebye ubwo rero abantu batitabiriye Rwanda Day mwumvise mu ncamake ko byagenze ariko mukurikire n'ahandi hantu byabereye ahandi ma social media ama YouTube hari ahantu henshi bagiye babicisha abagifite amatsiko yo kuba mwabibona biracyahari natwe hano twabijeje yuko tuzabakurikiranira uko yagenze Rwanda Day ubwo ngubwo rero niki ni igice cyayo kubera yuko tuje noneho kureba muri rusange uko byagenze kugira ngo tubahe incamake gatoya ku bantu yenda mushaka kuba